kuko ibyo yavuze byose ni ibinyoma gusa gusa, ni ibintu bigayitse. Kubona umuntu mukuru abeshya biragayitse, kubona umuntu wo mu nzego zo hejuru z'igisirikare gikomeye abeshya. Yavuze kuri zahabu ya Burkina Faso, ariko nibyo iya Burkina Faso si iyabo. None se ko ari iyacu biramurebaho iki? Ni Burkina Faso na zahabu ni iya Burkina Faso. Ça ne le regarde en rien, c'est le Burkina, c'est l'or du Burkina, ça ne le regarde pas. Hano ni ku itariki 9 Gicurasi 2025, Perezida Ibrahim Traoré wa Burkina Faso kimwe n'abandi bakuru b'ibihugu batandukanye barimo bake bo ku mugabane wa Afurika n'abandi bo mu bihugu bitandukanye harimo uwa Venezuela, uw'Ubushinwa n'abandi bo mu bindi bihugu bifatanyije rero n'Uburusiya mu birori byo kwizihiza umunsi ingabo za leta zunze ubumwe z'Abasoviyete. Icyo gihe yari leta zunze ubumwe z'Abasoviyete yaje guhinduka Uburusiya, zatsinze z'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Byari ibirori bikomeye rero, byari ibirori bikomeye. Habaye akarasisi karimo ingabo zirenga 11,500 barimo abasanzwe mu ngabo z'igihugu, abo mu rwego rw'ubutasi, abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi ndetse nabo mu mutwe urinda abayobozi bakuru, nibo bitabiriye nyine aka karasisi muri 11,500. Hanyuma aka karasisi kakirangira habaye umuhuro wagiye uhuza Perezida Putin w'Uburusiya n'abayobozi batandukanye bari bitabiriye ibi birori baza gushyigikira Uburusiya. By'umwihariko mu baperezida bagaragaye cyane nk'amaso y'Abanyafurika, wo bari bahanze amaso cyane ni Perezida Ibrahim Traoré, ikimenya bose muri iyi minsi, ndetse akaba akurikirwa cyane n'urubyiruko n'uburyo yakiriwe byonyine muri Russia byari byihariye. Indege yamutwaye yari indege yoherejwe na Perezida Putin, ndetse yari iherekejwe n'izindi ndege z'intambara mu buryo bwo kumurindira umutekano no kwirinda yuko hagira ikimuhungabanya. Ni nayo mpamvu ubona mu buryo yakiriwe Putin yari yamuhaye icyubahiro kidasanzwe, yamwakiriye aseka yishimye, amwakirana na delegasiyo y'Abanyaburkina Faso bari bajyanye muri ibi birori. Hanyuma ibi ngibi byose birangiye rero, itangazamakuru ryagiranye nawe ibiganiro. By'umwihariko hano hari ikiganiro yagiranye na Sputnik Africa, bamubajije ibibazo bitandukanye, ariko ngiye gufata agace gatoya hano aho bamubajije kuri wa mujenerali w'umunyamerika wavuze ibintu bikomeye, ibintu byatumye urubyiruko rwo muri Afurika, abantu baba ku migabane itandukanye hirya no hino, abirabura by'umwihariko, bakora imyigaragambyo bagaragaza yuko bashyigikiye Ibrahim Traoré mu bibi no mu byiza, bamwereka yuko bagomba kumuba inyuma kugeza Burkina Faso itsinze iyi ntambara. Umunyamakuru atangira amubaza ati: Au propos du commandant de l'Africom devant le Sénat américain, votre gouvernement a donc réagi avec fermeté, dénonçant des accusations infondées sur les choix souverains du Burkina Faso. Que répondez-vous à ceux, notamment à Washington, qui continuent de remettre en cause la légitimité de vos partenariats actuels, notamment avec la Russie? Et comment entendez-vous défendre l'image du Burkina Faso sur la scène internationale face à ce type de discours? De toute façon, on est libre de lier les relations avec qui on veut. C'est ça l'indépendance. Ikiriho nuko twe dufite uburenganzira bwo kubana n'uwo dushaka. Ubwo nibwo bwigenge bwuzuye. Rero bo bemerewe gutekereza uko bashaka. Twe turi mu nzira dushaka, tuganisha aho dushaka kwerekeza, ariho mu bufatanye buri wese yungukiramo. Naho ku by'uriya yavuze twarabyamaganye binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yacu. Gusa nubwo mvuga ibyo, sinzi icyo uriya muntu yabaye pe. Sinzi ikimuhangayikishije. Nifuza ko yakongera akibaza neza niba twaramutumye biriya, ugakamenya ko yatubeshye. Niba yarabeshye nabyo azasubira imbere ya Sena abibabwire, kandi niba yarabikoze abigambiriye nta kibazo, twiteguye guhangana nawe, kuko ibyo yavuze byose ni ibinyoma gusa gusa, ni ibintu bigayitse. Kubona umuntu mukuru abeshya biragayitse, kubona umuntu wo mu nzego zo hejuru z'igisirikare gikomeye abeshya. Yavuze kuri zahabu ya Burkina Faso, ariko nibyo iya Burkina Faso si iyabo. None se ko ari iyacu biramurebaho iki? Ni Burkina Faso na zahabu ni iya Burkina Faso. Ça ne le regarde en rien, c'est le Burkina, c'est l'or du Burkina, ça ne le regarde pas. Icya kabiri yarabeshye,
ngo twe dufite ububiko bwa zahabu kandi ntibwigeze bubaho. Nibwo tugitangira kubikora naho nta na garama n'imwe yari mu bubiko bwa Burkina Faso. Icyo nacyo ni ikigaragaza ko abeshya. Icya gatatu, iyo avuga ko tuyikoresha mu kwirinda, twe turigenga. Niba abaturage bahisemo ko mbayobora, ubwo mfite inshingano zo kubarinda. Ibyo bibarebaho iki? Icyambabaje cyane si uko ari generali, si uko ari umunyamerika. Icyambabaje ni ugukora ibyo ari umwirabura. Birababaje kubona bakoresha umwirabura mu kurwanya mugenzi we, kandi si ibyejo niko babigenza. Uzarebe no muri Libya. Ninde washenye Libya? ubwo bakoresheje umwirabura. Mu mafilime yabo ubundi umwirabura niwe ukina ibintu bibi. None kuki umwirabura yakomeza gukinishwa uruhare rubi mu bibaho? Niba azabona iki kiganiro agomba kwireba mu ndorerwamo cyangwa muri miruwari, akagira isoni z'ibyo akoreshwa, akavuga ati narashutswe ariko ndabyicuza, agasohoka akabivuga ku mugaragaro ko yashutswe, kuko birashoboka rwose umuntu ashukwe. Ntarabibonye no mu baturanyi. Minisitiri w'ingabo muri Cote d'Ivoire yagiye muri Turukiya babuza kutugurisha intwaro. Urumva ukuntu bibabaje iyo umwirabura agambanira mugenzi we. Iyo umuntu yashutswe rero aba akwiye kubyicuza, akajya ahagaragara akavuga ko yashutswe. Niba rero yaroherejwe guhungabanya Burkina Faso nk'uko basanzwe babikora, ntacyo turiteguye kandi turabategereje. Bigomba guhagarara ko umwirabura akoreshwa mu kurwanya mugenzi we. Rwose ibyo ni ibintu bibabaje. Hari igihe bavumbura ko bashutswe ariko bakagerageza ubundi buryo. Niba barakoreshejwe mu ruhame, ntibagaruke mu ruhame, babyicuze mu ruhame nanone. Twe rero nta bya bwa buryarya bw'abategetsi bwo kuvuga ibintu ku mugaragaro hanyuma bagaca ku ruhande ngo basabe imbabazi mu ibanga. Byabereye ku mugaragaro. Bagaruke aho babivugiye babyicuze, kuko urubyiruko rwacu rwarabyumvise rurabyizera. Isi yose yarabyumvise. Ntibagaruka aho babivugiye. Nuko byahoze. Bagakoresha abantu kugira ngo bagere ku ntego zabo. Ariko ubu siko biri. Burkina Faso uwo murongo irimo kandi niwe uzagumamo. Ikomeze umurongo w'iterambere yafashe. Kandi urebye ibyo turi kugeraho, nta wundi wari warabigezeho. Urebye nk'uko turi kubaka amavuriro, tugashyiramo ibikoresho bigezweho, kandi tukagerageza ngo bivuze ku giciro gito. Ninde wundi wari warakoze ibyo? Bavuguruye ubuhinzi, umusaruro uriyongera. Ninde wari warabikoze? Turi gukora igisirikare gishya kitigeze kibaho iwacu, gifite ibikoresho. Ninde wundi wigeze akora ibyo? Ibijyanye no kugabanya ubushomeri, nta butegetsi bwigeze buhanga imirimo nk'uko twabikoze. Niba hari uwo muzi wigeze abikora iwacu, uzatubwire. Kuko bibababaza kandi batabihagarika, bahisemo kujya bahimba ibinyoma. Kandi niba batatwizera bazaze birebere. Mumenye ko bariya ari ababeshyi. Votre Excellence, ce Nyakubahwa soir, vous Perezida, rencontrez le ku président mugoroba Poutine. mwaraye mugiranye ibiganiro na Putin, mwadusangiza bimwe mu byo mwavuganye muteganya kugeraho. Ni iki se cyari ku meza y'ibiganiro? N'aya masezerano mwemeranyijeho? La coopération, en gros, que nous allons aborder. Voilà. Muri rusange ibyo twavuganye byagarutse ku bufatanye. Iyo mvuze ubufatanye ni mu by'umutekano, uburezi cyane cyane mu rwego rwo kwigisha urubyiruko rwa Burkina Faso, kuko ni abahanga bafite impano zitandukanye cyane cyane mu masiyansi, kuko buriya niho hari ubumenyi bwateza imbere igihugu. Ibyo nibyo byaganiriweho, ariko n'imihindagurikire y'ibya politike iri hirya no hino. Mais aussi la géopolitique qui est en pleine mutation. Tous les jours, il y a du changement. Nk'uko nabivuze, twifuza kuba igihugu kireba mu byerekezo byose, aho abantu bisanga.
muri rusange nibyo twavuganyeho ndetse by'umwihariko n'akarere kacu ka Sahel. Muri make icyo navuga ni uko Burkina Faso yari imeze nk'iri mu cyerekezo kimwe gusa, ariko turashaka gufungura amarembo tukerekeza mu byerekezo byose. Turashaka isi yisanzuye irimo amahoro, kandi tubona Uburusiya buri muri iyo nzira yo kurwanya isi ifite ibitekerezo by'abanazi no kwishyira hejuru. Natwe rero niba turi mu nzira yo kwanga bagashaka buhake bashaka kutugumisha mu bucakara, kuzi no twe tubibona nk'intambwe nziza yo gufatanya n'Abarusiya nabo dusangiye ibitekerezo, cyane cyane mu kwishimira ibyo bagezeho. Abarusiya bagize uruhare mu guhagarika ibitekerezo by'abanazi, naho abaturage ba Burkina Faso nabo bahanganye n'iterabwoba. Murabona hari ibyo abaturage b'ibihugu byombi bahuriyeho. Entre nos deux peuples, et en quoi cela se manifeste-t-il plus concrètement? Oui. Moi, j'ai appris beaucoup de leçons dans muri ibi birori byo kwishimira intsinzi y'Abasoviyete nahigiye ibintu byinshi. Nureba neza urasanga baratanze miliyoni 27 z'abaturage babo ngo bagere kuri iyi ntsinzi. Byarashobokaga ko bemera kwiyicarira bagasinya amasezerano ko batsinzwe, ariko umuhati n'umurava wabahatiye gukomeza kurwana kugeza babonye intsinzi. Na Burkina Faso nuko imaze imyaka 10 irwana intambara y'iterabwoba. Uko badapfa barapfa rwose kandi benshi, ariko ntitwarekera iyo cyangwa ntitwaterera iyo, kuko tuzi ko tuzatsinda iyi ntambara. Nicyo kitera gukomeza kurwana. Donc il y a cet état d'esprit là qui nous fédère, et donc c'est ça qui est aussi très intéressant dans ces moments.